wazi uri umudivorce naribi mwa waratandukanye n'umugore nta kibazo twabana ikindi ufite umwana nta kibazo twabana ariko nanone udafite abana benshi oya tuvuge nda afite nk'abana nka 3 cyangwa 2 abana 3 ntago byavamo cyangwa umwana umwe wenda byakunda wowe namurera twabana ikindi imyaka numva ko umuntu twakunda n'imyaka yaba afite nk'imyaka 30 kugeza kuri 40 30 kugeza kuri 40 niwe mugabo wumva w'inzozi zawe umusore yenda wavi ni nko kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ngahe ku musore no kuva kuri 30 kumanura kuva kuri 30 apana kugeza kuva kuri 30 kugeza kuri 25 kuva kuri 30 kugeza kuri 25 uwo niwe musore w'inzozi zawe wifuza naho umugabo uri divorce ni 30 kuzamura kugeza kuri 40 30 kugeza yego niwo mugabo w'inzozi zawe wifuza hanyuma akenshi gutya hari ukuntu ukora nk'ikiganiro gutya wikinira sibyo ugasanga nyine yenda abantu abashuti bawe bagufashe nkaho utari seriye bakaba bavuga ati biriya bintu ni ibiki wakoze wari warabuze umugabo wayi yenda hari n'abahungu b'inshuti zawe bakaba bavuga ati ko icyo wagiye gushaka umukunzi hariya sibyo ese tubwire nk'umukunzi wawe sibyo n'icyo ukunda yenda nko ku mukunzi wawe kugira ngo wenda nk'umuntu dukurikira hano ku Muranga Family TV atazibeshya akaba yagikora umunsi mwagiye kuri date muri gukundana akaba yavuga ati ngiye umukunzi wanjye nifuza ko byibura yamfata gutya ngiye cyambere nkunda umuntu mu mwanya nkunda umuntu mu mwanya igihe mukenereye nkamubona yego wenda hari igihe umukenera bidashoboka pe aho nakumva ariko nkunda umuntu mu mwanya kenshi ikindi nkunda umuntu unyumva nkamubwira nkumva ko ari kunyumva akaniga amatwi pe ibyo bintu birafasha ikindi nyine nkunda umuntu uri romantique ukunda umuntu uri romantique ngenda shaka umuhungu yego apana muremure cyane ariko apana mugufi uringaniye yego w'imibiri yombi utabyibushye yego ndashaka kandi umuhungu uzi icyo ashaka yego ndashaka umuhungu uzi gukora ndashaka umuhungu wiyubaha akaniyubahisha yego ikindi nkunda umuhungu ukunda abana yego nkunda umuhungu nyine unafite purpose ndende yego ikindi mbese ufite intego mu rukundo nkunda nanone umuhungu nyine unkundira ukundi akankundira famiye akankundira nyine n'abanjye akananyubaha by the way akanyubaha umuhungu mba numva twabijyanamo ikindi mwabijyanamo ikindi nkunda umuhungu usenga ntabwo nkunda umuhungu nyine wiyandagaza ngo yasinze byageza wapi nkunda umuhungu usenga si ngombwa ngo uhore mu rusengero ariko ucishe mu gihe yego hanyuma ukunda umuhungu wowe usengera muri hedini ngewe nsengera mu macaci mu macaci gute nyine izina ry'urusengero uri umuporoso uri umuporoso yego hanyuma yenda tuvuge uvuze ko ukunda umuhungu usenga details nyine bazumvishe like tuvuge yenda urugero uhuye n'umuhungu udasenga ariko mukundana wowe usenga we ntago wamushishikariza kuba yakunda Imana cyangwa se akaba yasengera mu idini usengeramo oya ngewe nimba unkunze ngabona ko unkunze nanjye nkukunda ntago navuga ngo nuko udasenga ngo ndakwanze oya kuko hari igihe kigera igihe cy'umuntu kiba kitaragera biba bizagira nawe agakizwa cyangwa se ukazagenda ubimushyiramo gake mugashiduka mwajyanye gusenga waba usengera mu idini nsengera mudasengera mu ryo nsengeramo icy'ingenzi nuko wubaha Imana yego hanyuma yenda tuvuge murakundanye sibyo ntabwo nshaka kuba nameshoninga yenda idini umuhungu asengeramo nawe urisengeramo yenda musengera mu madini agiye atandukanye muri babiri sibyo bikaba ngombwa ko iryo dini uvuga ati ngewe bitewe no kwizera amagirira cyangwa se bitewe no gufashirizwa muri iryo dini nsengeramo sinshaka kuba navuga ngo ndarivamo kubera umugabo wanjye cyangwa se kubera umukunzi mbonye
wowe ubifata gute like tuvuge ushobora kuva muri iyo dini ugakurikira iry'umugabo asengeramo wabigenza gute? Ngiye ikintu cya mbere nizera nuko nizera ko Imana itigeze ivuga ngo iri dini niryo rizajya mu ijuru. Icy'ingenzi ubundi ni mu mutima wawe. Kumva ko wizera Imana, ukumva ko Imana ibaho, aho wasengera hose naribe nahava nkamukurikira. Ikindi abantu badukurikiye ku Muranga Family TV nuko abasore cyangwa se abagabo bakirinda amarari. Kuko nka kuno nyine najanga nje kwishakira umukunzi uri seriye, yambona akavuga ati karakana gafite itoto ni keza, ukavuga ati kangende nyari ko nje mu rukundo ndi seriye, ariko nyine nkurikijwe n'irari, nzanwe n'irari nkaza ukabona ko yego taye isura byose, wakumva ko ikindi kintu ashaka wenda ari ugukora sex ubundi akigendera ya akibyo naga ari byo kabisa. Nimuka dutikinishiriza imitima pe. Nta gihe urajya mu rukundo ukumva ko umuntu mugiye kuba mwakundana, sibyo ari seriye, noneho wowe ukaza gusanga wa muntu wari ugiye gukundana nawe atari seriye, akaza akaba yakubwira ngo nashakaga iki, sibyo, akaba yakubwira ngo nifuzaga ko twakora ibi, sibyo, akaza yitwaje yenda n'amafaranga, akaba yavuga ati ndashaka ko dukora sex yitwaje amafaranga, kandi wari uzi yuko we icyo ashaka ari urukundo. Yego ibyo bintu byambayeho ko nigize gukundana n'umusore, nzi ko nyine mbona ko umusore ari seriye, ibintu byose nyine yabyujuje, yego nza gusanga ntago ari urukundo yashakaga kuri njye, yari akeneye nyine ko muryamana gusa akigendera. None icyiza cy'abo basore rero bazi gutanga care, ubona ko kwitaye ukabona ko ari umuntu Imana yakugeneye agasara. Yego ariko nyine ariko niko abahehesi bose bazi gutanga care. Yego biza kurangira nyine mbona ko akeneye sex ubundi akandeka. Yes, reka mbasuhuze mbahe ikaze abakunzi b'Umuranga Family TV. Nkuko muri kunyumva hano kuri kamera, nitwa Rukundo, niyo mazina yanjye, ariko umunsi umwe nzongera gukora ikiganiro cya kabiri cyangwa se gikurikiye iki ngiki niyise Umuranga Rukundo. Nkuko muri kubibona kuri kamera zacu, mfite umukobwa mwiza cyane atangira aseka avuga ati nje ndifuza umukunzi unkwiriye kandi umukunzi mwiza cyane. Nkuko muri kubibona kuri kamera zacu, agiye gutangira twibwira, ababwira amazina ye, ababwira aho yaje aturutse n'imyaka ye, ndetse byose abivuge. Tuguhaye ikaze ku Muranga Family TV. Okay, murakoze. Nitwa Bella, ntuye mu Gatenga, cyane mfite imyaka 21. 21. Hanyuma Bella, abantu bari kutureba bashobora kuza kwibaza ngo Bella ko turi kubona agaragara nk'umuntu mutoya, nta bantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo Bella ni mutoya. Yego bakunda kubimbwira cyane kuko nyine mfite mikoro neza kugira ngo kuko mfite agasura gatoya, bakunda kumbwira ngo imyaka yanjye nago bihuye, ariko nyine ni kwa kurya neza. Kubiki no kurya neza nyine nagasura gatoya, ariko imyaka niyo no kurya neza. Yego. Hanyuma Bella tubwire, yenda abakunzi b'Umuranga Family TV, mbere yuko uza ku Muranga Family TV, Umuranga Family TV wabonye gute, wakiriye gute kumva ko ugomba kuza nawe ugacuzinga umukunzi wa ku Muranga Family TV? Muranga Family TV ni ahantu mvuga ko nekereza ko nzakurira ibyishimo, kuko njya kuhamenya nabwiye n'umushiti wanjye, kuko nawe yambwiye ko yahishimiye cyane. Rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro kuvuga ati nanjye naza ku Muranga Family TV bigahaza ibyifuzo byanjye. Waza ku Muranga Family TV bigahaza ibyifuzo byawe. Hanyuma yenda tuvuge, ntabwo uratubwira umukunzi wifuza uko ameze, ariko mbere na mbere hari utubazo ngenda ncangamo nkajya ngenda no kubaza ukaba wadusubiza. Iyo bavuze Umuranga cyangwa se Umuranga Family TV wumva iki, cyangwa se iyo bavuze Umuranga yenda wumva iki we ku giti cyawe? Nkuko nyine nawe byumva ni umuntu uranga undi. Okay, ubwo nyine Umuranga ni nko gufata, ushobora kuba ufite nk'umuntu wifuza ko ahura n'undi ukabaranga deni bakamenyana bagahuza. Njye nuko numva Umuranga. Nuko nguko wumva Umuranga. Umuranga se mbere yuko yenda unabona ibikorwa byacu dukora, wigeze ubona cyangwa se wigeze wumva, kuko
abantu yenda navuga umuranga ku myaka 21 ntago icyo gihe umuranga wabagaho uvutse nyine iyo myaka ishize ntago umuranga yigeze abaho ariko kuri uyu munsi wa none twebwe nk'umuranga Family TV twaravuze ati wow kubera iki tutakora ibyo abasekuruza bacu bakoraga kubera iki tutakora ibyo basogokuru bakoraga banyegukuru bakoraga natwe tugakandagira tukajya mu kirenge yenda nk'icyo bo barimo tukaba twavuga ati kubera iki natwe tutafata umuntu ngo tumuhuze n'undi babane bakora urukundo mbese nyine bakore umuryango mugari. Yego mbere nyine nk'uko bivuze ibyo basogokuru bacu bakoraga yego baguhuzaga n'umukobwa utaramubonye utamuzi bakabahuza bakabapangira ubukwe mu kabana yego ariko ibyo ubu ngubu urabona haje n'iterambere ni ukubanza ukavuga uwo ushaka imico ye uko ameze then ukabona ko uwo muntu ahari mugahuza ari ubyitiyemo kuko hari igihe mwahuraga ugasanga imico ye ntabwo wayishimiye bigatuma urugo rwanyu rudakomera ku bw'izo mpamvu yego niyo mpamvu ku bwacu muhari ngo mudufashe yego hanyuma mbere yuko uza ku Muranga Family TV hari bamwe bajya baza nko ku Muranga Family TV bakaba babasha kuvuga ati Muranga Family TV ni scam naga ibintu bibaho ni gute wafata umuntu kamuhuza n'undi muntu wowe wabyakiriye gute kumva ko waza kwicara kuri ku Muranga Family TV ukavuga ati ngiye nshaka umukunzi oya n'ubundi ukibyumva wumva bidashoboka wumva ko utahura n'umuntu ngo muhure muzabane munabyarane paka musaje ariko njye nabyumvishe neza umunsi umushiti wanjye yabimbwiraga kuko umugabo babana arahangaye yamukuye so rero naravuze ati se why not ngiye ntajyayo kandi numva bikora rero abantu bumva ko ari scam babaye ntago ari scam birakora pe birakora yego hanyuma yenda abashuti bawe ndakeka ko waza ku Muranga Family TV ushobora kuba waricaranye n'abashuti bawe ukavuga ati ngiye kuzajya gushaka umukunzi ku Muranga Family TV sibyo bamwe bakaba banabasha no kuba baguseka like bavuga ati bundi ni gute ugiye ku Muranga Family TV ni gute ushobora kuba wavuga ngo ugiye kuri kamera sibyo bakaba baguseka nyine bitewe n'amagambo yabo nyine yego bakaba baguca intege ariko wowe uzi icyo ushaka ukabavuga ati reka mbareke nikomereze yego ibyo nagiye muhura nabyo cyane kuko inshuti zanjye zarambujije zirambwira ati hari social media wakoresha uburyo bwinshi wabonamo umukunzi utarinze uca muri izo process zose ariko nkanjye navugaga ati se ko nzi ko bikora why not ngiye ntajyayo hari n'abakubwiraga ati twaguha passe tukaguhuza n'umuntu mukazaciringa bikarangira yego ariko ibyo bintu ntago biramba pase ntago ziramba kuko muhura akenshi nk'uwo muhungu afite target avuga ati no mukobwa turahura dukorana ibi musohokane mukorere ibyo mushaka ibyo ashaka byose ariko nyine nta byo kubana birimo nta bintu birambye niyo mpamvu ngiye nafashe umwanzuro kuzanga iyo bavuze urukundo wowe wumva iki urukundo ni ibyiyumviro ni ibyiyumviro ugira nyine ukumva ko umuntu mukunze utazi ukuntu nawe byagenze kuko ntabwo wakunda umuntu uvuge ngo ndamukunze ngo ni mwiza ndamukunze ngo afite amafaranga kuko we ubyiyumvamo ukumva ko ukunze umuntu nta kindi kintu umukurikiyeho just ko umukunze gusa yego urukundo amafaranga urukundo n'amafaranga icyo wacuzingamo se cyangwa urukundo yego wayi urukundo kuko abakobwa benshi tuzi ko ngo bikundira amafaranga kubera iki urukundo hari ibintu bajya bavuga ariko amafaranga ntabwo azana ibyishimo uri kumwe n'umuntu ukunda ayo mafaranga murayakorera mukayabona ariko ntabwo wajya kubana n'umuntu kuko umukurikiye amafaranga ngo nibirangiza muzishime umwe muri mwazababara binarangire batandukanye cyangwa se ndaciye inyuma undi ko babanye nyine afite icyo amukurikiyeho kuko nayo mafaranga nashira azagenda yego ariko urukundo rwo ntabwo rupfa gushira pe nayo mafaranga nashira uzagenda ushaka abandi bafite hanyuma se uramutse umukurikiyeho urukundo kavuga ati umuntu reka mukunde sibyo yego reka mukunde yenda igihe nikigera urukundo dufitanye yenda tuzabona amafaranga wamukunze kubera ko wabonye afite dukeya
na twa dukeya wari ufite wagiye ukurikira urukundo udakurikiye amafaranga cyane utigeze ubishyira imbere, wagira wamara kubonana nawe amafaranga yenda ukaba wayarotisha urukundo wari umufitiye n'ubundi. Icyo gihe ntabwo aba ari urukundo ruba rukujyanye, kuko ubwo nyine uba ufite irari n'ubundi ry'amafaranga. Yego. Ariko iyo ufite urukundo ntabwo ibyo ngibyo ubitekerezaho, urakora nawe agakora, then mukubaka ubuzima kandi mukubaka ubuzima. Hanyuma yenda ugiye kutubwira details z'umukunzi wifuza iwana, ndagira ngo umumanuka ahangaha kuko mind yawe ibitekerezo ufite numvishe ko byakubaka urugo cyangwa se byakubaka famille ngari cyangwa se umuryango mugari. Ndagira ngo tumanukire umukunzi wifuza yenda hano ku Muranga Family TV, umuntu dukurikiye wumva ko mwahuza ibitekerezo mukaba mwakubaka umuryango mugari. Ndagira ngo mbese muri make mutumanukire. Okay, nari ngenda shaka umuhungu. Yego. Apana muremure cyane ariko apana mugufi, uringaniye. Yego. W'imibiri yombi. Utabyibushye. Yego. Ndashaka kandi umuhungu uzi icyo ashaka. Yego. Ndashaka umuhungu uzi gukora. Yego. Ndashaka umuhungu wiyubaha, Yego. akaniyubahisha. Yego. Ikindi nkunda umuhungu ukunda abana. Yego. Nkunda umuhungu nyine unafite purpose ndende. Yego. Yego. Ikindi mbese ufite intego mu rukundo. Ya. Nkunda nanone umuhungu nyine unkundira ukundi, akankundira famille, akankundira nyine n'abanjye. Yego. Akananyubaha by the way. Akanyubaha. Umuhungu mba numva twabijyanamo. Ikindi mba mwabijyanamo. Ya. Ikindi nkunda umuhungu usenga. Ntabwo nkunda umuhungu nyine wiyandagaza ngo yasinze byageza aha byageza aha. Wapi, nkunda umuhungu usenga. Si ngombwa ngo uhore mu rusengero ariko ucishe mu gihe. Yego. Yego. Hanyuma ukunda umuhungu wo usengera muri hedini? Njyewe nsengera mu macaci. Mu macaci? Ya. Mu macaci gute nyine izina ry'urusengero? Uri? Umuporoso. Uri umuporoso? Yego. Yego. Hanyuma yenda tuvuge uvuze ko ukunda umuhungu usenga, details nyine bazumvishe, like tuvuge yenda urugero huye n'umuhungu udasenga ariko mukundana wowe usenga, we ntago wamushishikariza kuba yakunda Imana cyangwa se akaba yasengera mu idini usengeramo? Oya, njyewe nimba unkunze nkabona ko unkunze nanjye nkukunda, ntago navuga ngo nuko udasenga ngo ndakwanze. Oya. Kuko hari igihe kigera igihe cy'umuntu kiba kitaragera, biba bizagira nawe agakizwa cyangwa se ukazagenda ubimushyiramo gake gake yamugashiduka mwajyanye gusenga. Waba usengera mu idini nsengera, mudasengera mu ryo nsengeramo, icy'ingenzi nuko wubaha Imana. Yego. Yego. Hanyuma yenda tuvuge murakundanye, sibyo? Ntabwo nshaka kuba nameshoninga yenda idini umuhungu asengeramo nawe urisengeramo, yenda musengera mu madini agiye atandukanye muri babiri, sibyo? Yego. Bikaba ngombwa ko iryo dini uvuga ati ngewe bitewe no kwizera amagirira cyangwa se bitewe no gufashirizwa muri iryo dini nsengeramo, sinshaka kuba navuga ngo ndarivamo kubera umugabo wanjye cyangwa se kubera umukunzi mbonye. Wowe ubifata gute? Like tuvuge ushobora kuva muri iryo dini ugakurikira iryo umugabo asengeramo, wabigenza gute? Ngiye ikintu cya mbere nizera nuko nizera ko Imana itigeze ivuga ngo iri dini niryo rizajya mu ijuru. Icy'ingenzi ubundi ni mu mutima wawe, kumva ko wizera Imana, ukumva ko Imana ibaho, aho wasengera hose ntaribi, nahava nkamukurikira ntaribi. Wahavuka mukurikira? Okay, yenda watubwiye details z'umusore wifuza. Ese tuvuge abaye ari divorce, sibyo? Arubaye ari umudivorce, abaye like ari umuntu ufite umwana ariko atabana n'umugore we, abo ntago ari karibu mu mutima wawe? Unatubwire noneho n'umugabo wifuza imyaka ntarengwa, ashobora kuba ari umuntu ufite imyaka 30 akwifuza, like tubwire nyine umugabo w'inzozi zawe wifuza. Okay, was room divorce naribi. Waratandukanye n'umugore nta kibazo twabana. Ikindi ufite umwana nta kibazo twabana, ariko nanone udafite abana benshi. Oya. Tuvuge nda afite nk'abana nka 3 cyangwa 2.
abana 3 ntabwo byavamo cyangwa umwana umwe wenda byakunda wowe namurera twabana ikindi myaka numva ko umuntu twakunda n'imyaka y'afite nk'imyaka 30 kugeza kuri 40 30 kugeza kuri 40 kuri 40 niwe mugabo wumva w'inzozi zawe umusore yenda wavi ni nko kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ngahe ku musore no kuva kuri 30 kumanura kuva kuri 30 apana kugeza kuva kuri 30 kugeza kuri 25 kuva kuri 30 kugeza kuri 25 uwo niwe musore w'inzozi zawe wifuza naho umugabo uri divorce ni 30 kuzamura kugeza kuri 40 30 kugeza yego niwo mugabo w'inzozi zawe wifuza hanyuma akenshi gutya hari ukuntu ukora nk'ikiganiro gutya wikinira sibyo ugasanga nyine yenda abantu abashuti bawe bagufashe nkaho utari seriye bakaba bavuga ati biriya bintu ni ibiki wakoze wari warabuze umugabo wayi yenda hari n'abahungu b'inshuti zawe bakaba bavuga ati ko icyo bagiye gushaka umukunzi hariya sibyo ese tubwire nk'umukunzi wawe sibyo n'icyo ukunda yenda nko ku mukunzi wawe kugira ngo wenda nk'umuntu udukurikira hano ku Muranga Family TV atazibeshya akaba yagikora umunsi mwagiye kuri date muri gukundana akaba yavuga ati ngiye umukunzi wanjye nifuza ko byibura yamfata gutya ngiye cyambere nkunda umuntu mu mwanya nkunda umuntu mu mwanya igihe mukenereye nkamubona yego wenda hari igihe umukenera bidashoboka pe aho nakumva ariko nkunda umuntu mu mwanya kenshi ikindi nkunda umuntu unyumva nkamubwira nkumva ko ari kunyumva akaniga amatwi pe ibyo bintu birafasha ikindi nyine nkunda umuntu uri romantique ukunda umuntu uri romantique nkunda umuntu nyine uzi gutanga care yego ushaka umugabo mbese uzi gutanga care kwitaho buri kimwe cyose nyine agikora yego hanyuma yenda tuvuge nk'abakunzi bo Muranga Family TV bumvishe ibyifuzo cyangwa se bumvishe details z'umukunzi bifuza ku muyenda uri hanze cyangwa se uri hanze y'igihugu cyacu we urumva mwadetingana cyangwa se mwakunda yego nta kibazo uri hanze twadetingana nta kibazo ubwo n'uri hanze nawe nta kibazo wow kunzi b'Umuranga Family TV rero ndizera ko umukobwa wacu mwamubonye ni umukobwa usa neza umukobwa ufite mu mutwe umukobwa wumva ko nyine ari umukobwa aramutse agiye mu rukundo yatanga care ku muntu wese bari kumwe cyangwa se babo bari kudetingana bikamurenga hanyuma yenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye Muranga Family TV ni cye kintu byibura wumva washishikariza abakunzi b'Umuranga Family TV yenda n'undi muntu waba wifuza kuzaza ku Muranga Family TV ni cye kintu wababwira isono nababwira abo bantu bose nuko ibintu Muranga Family ukora wadutekerejeho pe wadutekerejeho nk'abakobwa dutekerezaho nk'abasore kuko hari abantu benshi hano hanze babuze abakunzi ikintu nababwira nuko mwagana Umuranga Family TV bakabarangira pe kandi mbijeje ko muzahura n'abantu b'inzozi zanyu ikindi abantu badukurikiye ku Muranga Family TV nuko abasore cyangwa se abagabo bakirinda amarari kuko nka kuno nyine najanganje kwishakira umukunzi uri seriye yambona akavuga ati karakana gafite itoto ni keza ukavuga ati kangende nyari ko nje mu rukundo ndi seriye ariko nyine nkurikijwe n'irari nzanwe n'irari nkaza ukabona ko yego taye isura byose wakumva ko ikindi kintu ashaka wenda ari ugukora sex ubundi akigendera ya akibyo ntago ari byo kabisa nimukadukinishiriza imitima pe nta gihe urajya mu rukundo ukumva ko umuntu mugiye kuba mwakundana sibyo ari seriye noneho wowe ukaza gusanga wa muntu wari ugiye gukundana nawe atari seriye akaza akaba yakubwira ngo nashakaga iki sibyo akaba yakubwira ngo nifuzaga ko twakora ibi sibyo akaza yitwaje yenda n'amafaranga akaba yavuga ati ndashaka ko dukora sexy yitwaje amafaranga kandi wari uzi yuko we icyo ashaka ari urukundo yego ibyo bintu byambayeho ko nigize gukundana n'umusore nzi ko nyine mbona ko umusore ari seriye ibintu byose nyine yabyujuje yego
nza gusanga ntago ari urukundo yashakaga kuri njye, yari akeneye nyine ko muryamana gusa akigendera. None icyiza cy'abo basore rero bazi gutanga keya, ubona ko akwitaye ukabona ko ari umuntu Imana yakugeneye. Yego. Ariko nyine niko abahehesi bose bazi gutanga keya. Yego, biza kurangira nyine mbona ko akeneye, icyo gihe nyine uramwihorera. Biza kurangira ubona ko akeneye sexy akakwihorera. Yeah. Icyo gihe wabyitwayemo gute rero? Byarambabaje, numvishe nazongera gukundana n'abahungu. Byarambabaje pe. Byarambabaje cyane. Twe tumaranye imyaka 4. Imyaka 4 muri mu rukundo. Nose ubwo mwamaze imyaka 4 atarakubwira ati sheri nyine iki nshaka ko tubigenza gutya na gutya. Yego, abasore ngabo bazi kwihangana. Aravuga ati kamwereka ko turi kumwe, azagerageza avuga ati uno musore imyaka yose tumaranye kuba tutararyamana ntago ari byo ashaka. Yego. Undi nyine nyuma aza kurambirwa. Aza kuza nyine ubona ko ari cyo kintu ashaka, avuga ati arerura abikubwira. Arerura. Nyine mitamo kumwihorera kuko hari gihe wihangana ukavuga ati n'umuhungu yarihanganye. Wumva ko nawe uvuga ati reka bimukorera ntabyo nsabye. Ego. No ukabona jama kwihangana byaranze. Yego. Agashiduka bikoze mbere yuko ubivuga nyine. Icyo gihe ne wanabitekereza. Yego, naga abakobwa dukunda abantu badukurikiye ibyo bintu. Wapi twe twadushaka ngombwa ko wowe ubimukorera, sibyo? Musaba. Bimusaba? Yego. Namusaba cyane rwose. Rega abantu bakundana cyangwa se bizerana bamaranye nk'iyo myaka mwari mumaranye, byanga byakunda ntago uba ugifite byinshi byo kuba wamuhisha. Yego. Ntago uba ugifite byinshi byo kuba wamuhisha, hari byinshi cyane uba wakamubwiye cyangwa se wamubwira akaba yakumva ko ibyo bintu birangira. Oya, ariko njye ntago mba numva ko umuntu wagenda ukamubwira ati ndashaka ko turyamana ngo mpite mubikora. Murumva ko bifata process mugaca mu bindi bihe byiza, then byo mukabirinda mubigeraho, kuko nyeka ko ukibivuga niyo yaba bishaka bita bihagarara. Yego. Yego. Niyo waba bishaka bihita bihagarara. Yego. Nyakasa. Reka dushimire rero abantu bo ku Muranga Family TV bumvishe ibyifuzo by'umusore wifuza cyangwa se umugabo wifuza. Reka mbabwire ngo ibiganiro byo ku Muranga Family TV nakagaruka, kandi niba wakunze uyu mukobwa mwiza, mwumvishe inama ze, mwumvishe ibyifuzo bye, niba wanamukunze twandikire muri comment tubahuze. Twandikire muri comment tubahuze. Una joining WhatsApp, link ya WhatsApp iri hasi ku Muranga Family TV, ujoining uze muri group uvuge ati nakunze uyu mukobwa runaka, tube twabahuza. Kubahuza ni ikintu cyoroshye, natwe tukaba umuranga rukundo. Nkavuga ati wow, hari abantu nahuje bafite famille nini yagutse bitewe n'Umuranga Family TV cyangwa se bitewe n'Umuranga Rukundo. Sinakwitwa Umuranga se Rukundo rata. Yego, mutwandikire ku Muranga Family TV tubashe kuba twabahuza n'uyu mukobwa mwiza useka neza. Ndagira ngo byo mwabibonye ntago ari ibintu yahishe, mwabibonye. Reka tugushimire rero. Murakoze.